Shalom, shalom, shalom my people out there. I greet you. Ndabasuhuje, ndabahobereye cyane. Kuki nta numwanya ndike ngarankumbuye. Ngiye ko mbakumbura rwose nka mutima wandi yavuga oya. Kajya tuvuga ngo turavugira muri FM. Maze iminsi mvugira muri FM. Nazamurirwe nkumva biranze bicurane ariko ndavuze ngo no wabicurane we toka ntabwo ushobora kumujyana kure cyane y'umuryango wa Ado Vibes. Ndabahobereye nari mbakumbuye kandi mpora mbakumbuye uko niko kuri niyo ntacyo nk'umwanya ungana gutya umutima wanjye urimo gutekereza aho ngenda hose mvuga akanya ndi busagura akanya gutyo ariko ndanezerewe kuko nongeye kuza imbere yanyu ngira ngo ngire icyo mvuga, kandi icyo mvuga nta kindi ni kwegerana k'umuryango, kwegera abantu banjye nkababwira ngo ndacyariho ndahumeka. Ado Vibes iracyariho irahumeka kandi ikomeje intego umujyo ni wa wundi. Mwaramutse, mwiriwe, muraho, yambi amahoro, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abe muri twebwe twese. Do none byigiye shalom rwose shalom oya ngiye ntago ndi ready rwose mumbabarire we kandi uri ready ikintu bita imbeho yaradukubise. Namwe muri kubyumva ukuntu umuntu ari kuvuga, muri kureba n'ukuntu umuntu ari kureba, mana yanjye mbega we uko kukuza imbere y'abantu bawureba mu muryango se mwamwumvishe ariko nuko ngo azageza koko kuki mutansuye mugomba kunsura kandi mugomba kunsura kabisa kubera ko ngiye ikintu cyitwa gripe cyane no kurwara ntubibwira abanyamuryango nabyo burya nabonye ko atari byiza, sibyo ra biterwa basanga ari umufite agakoma n'agasombe. Turabashuhuje cyane tubahaye yambi again, turabakumbuye, turabakunda, bizera ko mumeze neza aho muri hose. Ikaze rero twumvaga dushaka just kubasuhuza niyo byaba akanya gato ariko tugasuhuza abantu bacu. Yambi hello hi baririmbira akaririmba amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Ibyishimo byacu n'ibyago byose hamwe biva mu rukundo rw'umucunguzi Yesu. We gushidikanya jya umwiringira ntiyahemukira umwizeye atyo. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Uwiringira Imana ntabura amahoro kandi ayo mahoro ntashira. Uwiringira Imana muri byose, uwiringira Imana mu bibazo, uwiringira Imana mu burwayi, uwiringira Imana mu magorwa yose ntabwo abura amahoro kandi amahoro y'Imana ntashira. Niyo mpamvu rero twifurije buri wese utwumva, buri wese turi kuganira uyu mwanya, amahoro ava ku Mana, amahoro y'umuryango, amahoro mu rugo, amahoro mu baturanyi, amahoro mubo muvugana, amahoro mubo mukorana,
amahoro kuri buri muntu wese wumva ijwi ryawe, buri muntu wese uhuye nawe agire amahoro. Mwari muzi yuko iyo uri kumwe n'umuntu w'umunyamahoro, wowe ufite ibibazo, amahoro ye agusiga, nibyo amahoro ye akwandura. Muzi ko amahoro yandura? Sibyo ra? Amahoro arandura. Kwandura kw'amahoro bivuga ngo aratemba. amahoro arandura. Bivuga ngo iyo umuntu afite amahoro akegera udafite amahoro, impumuro y'amahoro isakara muri aho hantu, kandi abahari bose bakumva umuhumuro. Ninde se wanga umuhumuro? Ninde udakunda umuhumuro mwiza? Ninde udakunda umuhumuro mwiza? Ntangiye kuvugishwa kubera ko nkunda umuhumuro mwiza. Umuhumuro mwiza. So turabasuje rero inshuti, imiryango, abavandimwe, dutangiye tuvuga ngo uwiringira Imana wese ntabura amahoro, kandi amahoro adashira. Niyo mpamvu uyu mwanya mutoya dufashe tuvuze ngo imiryango abashakanye, imiryango ababyaye bakaba bafite abana, imiryango ku bantu ndetse bafite ibyo byose mvuze, haba gushakana ndetse se n'abana, ariko hakaba habonekamo n'ibibazo bitandukanye hirya no hino. Uyu mwanya tubifurije amahoro. Numva iki kiganiro wongere wumve, wibuke yuko hari abantu twifurije amahoro. Ngire ngo mu muco wacu turavuga ngo komera, nk'uko nkunze kubivuga, kandi burya ibibazo by'umunsi ntabwo bisa n'iby'undi. Umunsi uzana ibyawo. Ariyo mpamvu uyu mwanya twari tumaze iminsi tufite mu by'ukuri ni ikirere kiri guhinduka, turi kugenda tuva mu bukonje, tumaze igihe kinini muri za snow, ariko ubu ngubu uko igenda ikamuka igenda izana impinduka. Ngire ngo ni wa mwuka umuntu aba amaze iminsi agenda ahumeka w'ubukonje, kuko ntago wawihisha ngo bikunde cyane. Uwihisha hanze, iyo uvuye mu nzu ugenda hanze ukawuhumeka, niyo byaba umwanya mutoya, burya ubukonje bukabije bwinjira mu mazuru, bujya mu bihaha, bugira ingaruka arizo tugenda tubona. Ikindi abantu baba kugenda nanone mu mamodoka arimo hita cyangwa se ubushyuhe, nabyo ntago wavuga yuko uriya mwuka uba umeze neza bihagije. Ibyo byose rero bigera mu mubiri bikazana ibibazo, ari cyo twita ihindagurika ry'ibihe, bigenda bizana ubwo burwayi bwo guhumeka nabi, ibicurane, ibikorora. Ariko turashima Imana, ituma dukira iyo habayeho kurwara. Rwose icyo kintu nagira ngo tugisangize na bagenzi bacu. Uyu munsi niba urwaye, ejo wumve yuko uzaba uri muzima, wowe guharanwa n'uburwayi. Kandi twongeye kubifuriza ngo mu gihe cyose ubona uzigirijwe n'amakuba, jya wibuka yuko hari Imana itanga amahoro. Niyo mpamvu rero uyu mwanya twifuje gusangiza abakunzi ba Ado Vibes amahoro y'Imana. Ubu buzima, iyo umuntu ari muzima ukumva uratambuka, ukumva urashima, wumva uri bien, wumva uri très bien, wumva umeze kabisa. Ariko iyo agacurane kakugezeho kakagushyira hasi, nibwo wumva uko umubiri ari akantu gato cyangwa se udakwiye kugushuka. Ado, wowe urabyumva ute? Wabyumvisha ute ko nzi ko twajyanye hasi? ntabwo ari ukuvuga ngo nabyumvishe ntibunuko, urabivugaho iki kuko si ubwa mbere. ariko burya hari umunyarwanda yaravuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Mbega umugani. Rero umubiri burya nyine nubwo tuba, iyo uri muzima uba wumva wishimye umeze neza, ariko burya uyu mubiri twambaye ni ubusa kubera ko akantu gatoya nyine karagukubita, ibintu byose bigahinduka, ibintu byose bikajya hasi, ugacika intege, hakagira ibyo wakora udakora, hakagira ibyo wiyima, uri kumva. Ibyo byose nyine ni ibigaragaza ko uyu mubiri twambaye n'intizanyo dufite, n'intizanyo Imana yaduhaye. Hari ubushobozi udafite, hari n'uburenganzira utagira bitewe n'ibihe ugezeho, utawufiteho.
hari imbaraga wowe utafite kuri uyu mubiri wawe. Rero twatangiye tuvuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, right? So icyo twashaka kuvuga ni amahoro ushobora kugira no mu gihe urwaye ukomerewe, ntabwo ari ukurwara gusa. Burya wenda ngenda arwaye ariko hari undi ufite ikibazo nawe kimukomereye kandi cyafekita uwo mubiri, kigafekita ubwonko, kigafekita ibintu byinshi, kigakora no mu mufuka. N'ikibazo gikora ku mufuka, icyo mu mufuka rero niyo ndwara mbi. Yesu we, indwara yo mu mufuka wo kabyara we, Imana noneho hakaba n'urwaye umubiri no ku mufuka harwaye, byose bigakubitira hamwe. None no muri famiye harwaye nta mahoro, bikubitire hamwe, shyira mu kadeyi ukubitire hamwe. Ngabibaze rero ubwo burwayi, ufite uburwayi bw'umubiri, ufite uburwayi bw'umufuka, ufite uburwayi bw'urukundo, bw'umutima, ufite uburwayi bw'urugo rwawe. Urumva ubu utageze mu manegeka, ufite uburwayi bw'abaturanyi, noneho n'amaturanyi ufite nta mahoro baguha. Burya uzi kugira umuturanyi mwiza, uzi kugira umuturanyi uguha amahoro, kuryama ugasinzira ukizigura, uvuga uti ntawanyiba, uriya ni umuntu muzima, nimuhura aragusuhuza, gusekere mwishime. Ariko reka mbabwire, nta handi twabona amahoro asesuye. Amahoro asesuye tuyahabwa na Kristo. Amahoro asesuye aturuka ku Mana. Ntabwo njyewe ubwanjye ntabwo nabasha guha umuntu amahoro, nta nubwo nanjye ubwanjye nakwiha amahoro, ariko amahoro amwe arambye, amahoro amwe atavangiye, amahoro amwe aduha gutuza, akaduha gukomera no mu gihe gikomeye, no mu gihe ubona yuko nta nzira, ariko amaso yawe ntagaragaza uwo munkanyari urimo w'ibibazo urimo. Ayo mahoro nta handi tuyakura, ava ku Mana ishobora byose. Niho baririmbye ngo dore amahoro, amahoro meza atangwa na Yesu, amahoro meza atangwa na Yesu. Ntabwo turi abaririmbyi beza, ariko turabikunda. Turabaririmbyi beza. Mwamwumvise hari uwigeze kuvuga ngo mbega Donata ari kuririmba. Ntabwo ndi umuririmbyi, ariko ngiye nkunda kuririmba. Ubundi mu buzima bwanjye ndabikunda. Kuba ntarabonye nyine iryo jwi ryo kuririmba neza, ntabwo nabibureminga Imana, kuko ndanyuzwe kuko ndabyihatamo wenga ebana nkaririmba nkabyina nuko ntwaye gusa. Kandi rero harimo ibanga shaho, uzi ukuntu harimo ibanga. Ndi kubabwira, iyi clipe yarankubise hasi, ariko umunsi navuze nari ndi mu buriri ndavuga rero ibi ntabwo byavamo. Ndavuga rero reka ngewe njye kubyinira Imana, ngiye kubyinira Imana, nereke ko iyi gripe nta kintu ntwaye. Umva toka inja umva yahise igenda, mbonye imbaraga, mbona ibintu birahindutse. Neka mbabwiza ubona bya bintu birakora. Ayo amahoro meza atangwa na Yesu, amahoro meza atangwa na Yesu rwose. Ado arakoze kudusangiza. Urumva yuko niba ari ububyutse, burya rero iyo umuntu ageze mu bibazo, iyo umuntu arwaye, hari igihe niyo udafite na wa muco wo kwegera Imana, kuko reka mbabwirisha umuntu buri wese iyo byakomeye nutazi ibyo arimo kuvuga, ariko aravuga ngo Mana. Ariko ibi ngibi byose hari icyo akomojeho, aravuga ati, kandi tugikomojeho twembi, kuba urwaye ukarwara umubiri, ukafatwa n'uburwayi, noneho bikajyana no mu mufuka, bikajyana noneho n'umutima. Umutima harimo byinshi. Umutima hashobora kuba ari ibibazo bitewe n'ibibazo by'umuryango. Ahangaha ndahita mfatiraho yuko hari kurwara mu muryango, wenda tuvuge umuryango mutoya, ugasanga uwo muri kumwe ararwaye, kandi iyo umuntu arwaye uko bimeze kose aba akeneye umurwaza. Umurwayi, umurwaza, ibyo ni ibintu bibiri bigendana. Rwayi, rwaza, ubwo mbega ni
na za yi na za niyo urumva ko ari uturanye biraturanye. Ibyo bintu buri gihe biba bikenewe, ariko reka mbabwire, iyo yi ibuze za mana we biragatsindwa. Noneho hari igihe za aba ari hafi aho ngaho ariko adafite icyo amariye yi. Yewe umuntu utatangiye ikiganiro ubu ngubu akaba atangiriye kuri iyi naza ashobora kutamenya ibyo twavugaga. Ubu reka twikomereze tukatubaheze, iyo ni kode. Yewe za uri hehe ko yi agukeneye. Hari igihe rero uri umugabo n'umugore, ariko umugore wawe yagira yi, yaba yabaye yi, ugasanga wowe za uri kure, wowe ukabyara we za ugiye mu biki. Ndagira ngo tuberane maso kuko narabibonye. Uzi ko urwara iyo umuntu arwaye burya agira n'akantu imba nakita ko kwiyenza, nemaze gukana, ariko ubwiza ukavuga ute koko kubera ko hose yewe do urumva buri muntu wese iyo arwaye haje indwara imwe ewana n'izindi zose zitomana akarwara ko kwiyenza rero gute. Uzi ko n'umuntu agucaho uriyi za yagucaho ntavuge ati pole sana, wakitsamura atakubwira ati urakire, ukumva ibyo bintu ukafite ubuse koko anyitaye ubuse koko kuki atambwiye ngo komera. Icyo nshaka kuvuga bivuga ngo buri muntu wese ufite utubazo runaka aba akeneye umuntu wo kumufata mu mugongo, bakeneye umuntu wo kumubwira komera, ihangane. Aha rero nk'umuryango turongera kwibutsa cyangwa se turabiganira ko niba mu rugo ubona umuntu warwaye, wirindira akakubwira ngo nshimira ahangaha, wemera akakubwira oya, ahubwo umenya ko ari inshingano yawe, umubwira uti umeze uteze, umeze ute sheri, komera humura n'ejo hazaza. Uyu munsi nubwo uri magorwa ariko ejo uri bukire kuko iyo mukomezanya mu muryango mubwirana amagambo meza, amagambo ahana ibyiringiro, ni ukuri pe no gukira biza vuba, kuko ndibuka ubwo twari twese turimo turwaye, numva no kwegura umutwe byanze, nakegura umutwe nkumva biranze, ariko ndibuka ko twari turimo kumva inyigisho. Hari ukuntu numva inyigisho nazo rwose pezika kandi ni ngombwa. Ijambo ry'Imana ni umuti, ni imbaraga, rigusubizamo ibyiringiro. Ariko ndibuka yuko turimo gusenga, ngiye kumva numva do agira umwanya munini wo gusenga. Uzi ko umuntu asenga Imana ikavunjiramo byose, ugasenga ugasaba Imana ibyo mwika kugirira neza, ariko no mu mubiri ukabukoreyemo umwitozo. Kw'indwara y'ibicurane n'inkorora ahanini niyo ukoresheje umwuka, ibihaha cyane n'umutwe n'umubiri nabyo bigiramo uruhare rwo kumva ugaruye ubuyanja. So nabishyira hamwe kuvuga ngo umuntu iyo akuri hafi akubwira komera, iyo umuntu akuri hafi akubwira humura uramera neza, ibyo bintu birakenewe mu muryango. Tubyiteho cyane. Niba mugore urwaye, mugabo wirindira yuko umugore akubwira ngo ariko wampereje kariya kantu, ngo ariko wamera, ba hafi ye cyane, umenye icyo akeneye, umubaze, umubwire umeze ute, ikomera. Niba utanaharitse kubera impamvu wenda z'akazi cyangwa se impamvu iyo ari yo yose, ariko ubikiye kumupigira simu umuulize biko je sheri wangu habari, washoboye gufata se harako washoboye gufata, ese urumva umeze ute, wanyweye umuti se, utuntu nk'utwo, wabyutse se, wabashije gukingura idirishya, utwo tuntu n'utuntu dukenewe rwose tutubwirane. Twifuzaga rero kubasuhuza rwose mu magambo makeya, kandi tubabwira ngo ni Ado Vibes idacitse intege, itazigera icika intege, umuryango utazigera ucika intege. Tubifuriza ibyiza, tubifuriza amahoro. Tunakomeza abantu nanone bashobora kugira ibibazo cyangwa se barwaye ariko badafite uwo babwira hafi. Bibaho, hariho ushobora kuba ukiri ingaragu wikodeshereza uba wenyine, ariko nawe kubera yuko wumvise iki kiganiro turakubwiye ngo komera.
kandi burya reka nkubwire umuntu wese ahari ajye yiyumvamo yuko niyo haba hari umuntu hafi utakubwiye ngo komera, ariko kure utazi hari abantu bafite umutima nka Ado Vibes Family ushobora kuvuga uti mana abantu bose aho bari hose fasha abantu barwaye, girira neza aba bantu ubu abo ntazi na abonzi nabo ntazi, mana mbasabiye amahoro yawe. Ubuzima turimo n'Imana ibugenga, niyo mpamvu dukwiye guhora twifurizanye ibyiza dusengerana. Naba nshiye nk'aha hantu nkavuga ni mana aha hantu uhaho umugisha, nk'aha hantu nireka amabereke niho nahoze mvuga ko turimo kuva muri snow ukuntu irimo kugenda rero irimo iradusigira ibintu byinshi. Urabona nk'aha ngaho ukuntu reba, urabona hariyamo imbere urebye iracyari igitare, ariko ahangaha mu mpande aho igenda ihinduka ibintu by'ibyondo bivuga ngo iragenda ikamuka kuko agashyuhe kageramo, igenda yayenga y'amazi agavanga n'umwanda wo mu muhanda bigahinduka ibyondo, kuko burya umuhanda niyo wagira isuku ntibaza kubeshye ntabwo yari igitare. Dore bya bintu by'igitare ejo bundi twacagaho uko bigenda biyenga bigahinduka aya mazi rero burya abarimo umwanda, so ibyo byose rero biraza bikagenda bituzanira ibintu by'ubukonje buvanze n'ikirere nyine kirimo nabyita ni nk'uburozi ni ibintu dusangiye hirya no hino, twese turabizi uko ibirere bigenda bihinduka nuko bigenda bikatuzanira uburwayi ariko butaherana. Rero turanezerewe kandi dushima Imana yuko turimo kumera neza, tunifuriza abantu bose baba barwaye aho bari hose hirya no hino ngo Imana ibashyiremo imiyaga kandi ibakize. Turabakunda kandi ni kwa kwegerana n'umuryango, ntituzajyana kure, ntituzabajya kure, ntituzabasiga, uko tuzadushobozwa kose tuzajya tuza hafi yanyu. Imana ibahe umugisha, twabasezeraga ciao ciao do njye sindabasezera. Hari akantu uvuze ukomojeho, uko twese twari turi mu buriri ariko turi gukurikira amateraniro, noneho nkahaguruka nkasenga. Ibi bintu urabivuze numva ari ibintu byiza umuntu yasangiza abantu, kubera iki numva twese twari turwaye mu by'ukuri. Uri kubura n'umuntu uri bubwire, uri kuvuga se mbese buri wese ari kwirwana, ukabase ndamubwira mfashe iki nawe ntacyo yifashije. Aho ngaho rero byatumye ngewe niyumvamo izindi mbaraga, ndavuga rero nituguma aha ngaha twese turyamye nta kintu kiri bukorwe ibi ntago ari sawa. Akantu Satani yashatse gutambikamo, ndavuga Satani ndaje mpangane nawe, ndaje nkwereke yuko ngewe ndi ubwoko bw'Imana. Haleluya! Umuntu Imana yironkeye. Naragurutse umva nanjye njya kwiva, ndayihamagara koko nganira nayo hahandi wumva uti aha hantu koko mvuganye nayo kandi yanyumvisha. Guess what? Mbese ngewe nagiye kurangiza nakize, undi we yarara ari kunyumviriza akajya avuga amena amena, ariko muri za negeze nkeya byarangiye ngewe nyize njya kumurwaza we. Ahubwo narakajya kugira ngo none se ngo ndavuga ariko uyu muntu ntabwo azi ko twe turyamanye mu kanya. Noneho rero sheri wagira akangusetsa, urabira byose ngewe nagiye nkukorera iriya miti nakoreye nyine, urumva umuntu aba yivura azaginja n'ibiki nayo nigeze nkwa ushobora kubyemera. Ntabyo nge nanywera byaremane nagukoreraga, nabigukorera ndabiguha, ariko ngewe na n'uyu saha ntabyo ndari nawe nabyibutse nijoro ndyamye ko ntabyo nigeze nkwa, ariko do ninjye mutwaye rero. Ugakomojeho ndavuga nti reka aka kantu nkabasangize, niba muri kumwe muri babiri mwese mukamuje ikibazo gutyo, birasaba ngo have mu ugira iki wiyumvamo imbaraga kuruta undi, kubera ko biragoye kugira ngo mwese nawe ntabwo mushaka kurwanira kimwe ngo munakire kimwe, byanga bikunda hari ubanza. Bisaba rero ngo habe ugira ubugabo bwinshi cyane, ugira imbaraga nyinshi cyane, uhaguruke. So turabakunda cyane, ndishimye cyane ko twongeye kubasuhuza. Imana y'amahoro, Imana y'umugisha, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.
turabakunda turanezerewe ko turi kumwe umuryango wa Ado Vibes Turi yawe kumwe. Ado Vibes yacu twubaka umuryango mugari Ado Vibes. ciao Subscribe, share, like and comment to build a big family. Ado Vibes. shalom Shalom.